ibaze bibaye yariyo mvugo mbere yuko umukino utangira. Ngibaze bibaye Gasogi United itsinze APR FC ibitego 4-0. Ibyo nibyo buri mukunzi w'umupira w'amaguru yashakaga kwihera ijisho, niba kuko byava mu mvugo bikajya mu bikorwa. Gasogi United yakira ikipe ya APR FC umukino ubanza wa kimwe cya kane mu gikombe cy'amahoro. Uyu mukino wabaye kuri wa gatatu tariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 muri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa moya zuzuye. Nibwo uyu mukino watangiye. Mu mukino utari woroshye kuko ikipe ya APR FC na Taribo yabanjemo abakinnyi hafi ya bose basanzwe banza mu kibuga, usibye Ishimwe Abdul wasimbuye Nigena Clement wagize ikibazo cy'imvune ndetse na Mugisha Gilbert. Gasogi United niyo yari yazanye intwaro zayo zose muri uyu mukino. Ikipe ya APR FC muri uyu mukino wabonaga ikina ifite imbaraga nkeya, ariko iza no kubona ibitego bibiri byatsinzwe na Nshimiyimana Yunusu mu minota 30 ya mbere, ariko abasifuzi baza kuvuga ko hagiye habamo kurarira. Umukino warakomeje. Gasogi United yabonye amahirwe ku minota 35 yo gutsinda igitego, ariko Ndikumana Dani wateye shoti rikomeye umupira ugakurwamo na Ishimwe Abdul. Bahabwa koroneri itaragize icyo itanga. Igice cya mbere hagati ya APR FC na Gasogi United cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Ni igice ikipe ya APR FC wabonaga ko irimo gutakaza imipira myinshi hagati mu kibuga, ariko Gasogi United nayo kubyaza umusaruro amahirwe yabonaga bigakomeza kwanga. Igice cya kabiri ikipe ya APR FC yaje yahinduye ibintu, ariko Gasogi United nayo wabonaga yuko irimo guhererekanya neza umupira kurusha ikipe ya APR FC. Ibi byatumye ku minota 75 ikipe ya Gasogi United ibona igitego cya mbere cyatsinzwe na Nigena Ebenezeri ku mupira Runika Jean Bosco yari atakaje, uzamukanwa na Ndikumana Dani ahohereza Ebenezeri, nawe ahita atsinda igitego. Igarukano Gasogi United yano Hamisa Kimurine Ndikumana Dani Shabekapo Gasogi United. Mbere yaho gatoya ikipe ya APR FC yari imaze guhusha uburyo butatemereza muri iki kipe ya Gasogi United. Ikipe ya APR FC nyuma yo gutsindwa igitego yakomeje gushakisha greve niba yabona igitego cyo kwishyura, ariko umunyezamu w'ikipe ya Gasogi United Ndagijimana Rayandre akomeza kwibera ibamba. Gusa Gasogi United nayo yakomeje gushaka igitego cya kabiri, ari nako ikomeza gucenga ikipe ya APR FC, ariko kubyaza umusaruro amahirwe yabonaga bigakomeza kwanga. Umusifuzi wa kane yongereho iminota 5. Iminota 90 yari yarangiye. Ku munota wa kabiri w'inyongera Byiringiro Jean Gilbert yakinanye na Denis Omedi wateye umupira ukora ku mukino w'ikipe ya Gasogi United, mu gihe umunyezamu Ndagijimana Rayandre yari yaryamye umupira ukubita igiti kizamuvamo. Umukino urangira Gasogi United yakira ikipe ya APR FC itsinze igitego 1-0. N'umukino Gasogi United yarushijemo ikipe ya APR FC wabonaga ko irimo gutakaza imipira myinshi cyane. Nyuma y'umukino agahinda kari kenshi ku bakunzi ikipe ya APR FC, ariko kandi n'amagambo yari yarishize ivuga. Ariko umunyamupira wese, umuntu wese warebye football arabibona ko mu kibuga hagati cya APR harimo icyuho kinakomeye. Dawuda Yusefu niba ari kosa yakoze, ubu tuvuga ko niyo yaba yarishe umuntu ntabwo yababarirwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Karebu ibi bintu byo gutoza nazo bengera kubeshya ngo n'umuyobozi w'abatoza. Karebu uri nk'umutoza nk'abandi bose, imipangire y'ikipe tuba twayibonye. Ni imitoreze ya Karebu nubwo abeshya ngo ntabwo ari umutoza ngo n'umwarimu w'abatoza, arabeshya. Bakira Sare bamurusha umupira. Njye kintu navuga kanise igitega gisitayo pe. Nukuri kw'Imana kwa kundi uvuga ngo sitaye kwibintu riracitse na kanise gisitayeho. Ariko ikintu nabwiye ubuyobozi bwacu nibugire mu wa mugane nuko ari kuvuga ngo Dawuda Sefu agaruka mu kibuga. Nimba ari umucunguzi wabo nagaruke, niba ari umucunguzi w'Afurika nibibiri ku busa nabikubita muri mita ya mbere. Muri mita ya mbere ararya kimwe, muri mita ya kabiri arya icya kabiri. Ni izina ry'Imana ntabwo uyu mukobo yankuramo ngo atware icy'amahoro. Byapere byo mumbabarire byerekana njye kwiryamye ndababaye cyane, ariko ibi ngibi rwose Karebu rwose nanjye mbigushyizeho. Ubundi se iyi kipe uratsimbararaho jewe rwose Karebu mbabarire. ubundi se mbere ya byose ibyo kuba APR yirukana abakinnyi twebwe biratureba nk'abafana. Hano match
Gasogi yaduteye umukino mwiza, icyo yaturushije n'abakinnyi bakiri batoya bafite igihaha birukanka cyane. Nyuma yo gutakaza uyu mukino, umutoza wa PRFC Taleb Abdurahim yanze kuvugisha itangazamakuru. PRFC yuje imikino 3 yikurikiranye idatsinda mu marushanwa yose, yaba ari muri shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Naho ku ruhande rw'umutoza w'ikipe ya Gasogi United Umugande Charles yavuze ko ikipe icyo yari yarabuze cyari icyizere. First of all, I would like to thank God for this sweet win. Mbere na mbere reka mbanze nshimira Imana kuri iyi ntsinzi iryoshye. Ndayita intsinzi iryoshye, ariko ibiri hejuru ya byose ni uburyo twigaragaje ku mupira. Buri wese yari yifitiye icyizere cyari cyose, kandi nicyo twaburaga. Niba wararebye indi mikino twakinnye nko ku mukino wa Rutsiro hano mu rugo, twarebye uburyo bwinshi cyane, gusa icyo twaburaga kwari ukugira icyo cyizere, gushyira umupira mu rucundura. Ariko njyewe ndishimye kuko turimo kuzamura urwego umunsi ku munsi. Niba nibeshye, iyi mikino 2 dukinnye, yaba ari uwa Pirisi na Rutsiro, twakina mu mikino mwiza. Rutsiro and APR we are playing Anza mu gikombe cy'amahoro 2026. Kamarade na Dinyo w'inshuti yacu batsinze ikipe ya Etincelle Axel hariya i Bugesera. Ikipe ya Bugesera muri iyi minsi ifite gahunda yo kudatsindwa, yo kudatakaza match n'imwe kuri mbere. Narayifashe umwanzuro wo gushaka Kamarade tumutumira. Kamarade afite ibanga rikomeye cyane, abantu baramubonye kuri match ya APR, abantu baramubonye kuri match ya Polisi Kiyovu ayitsinda. Arongera atsinze Etincelle nayo yari imaze iminsi imeze neza cyane, abantu barayibonye ubwo yakinaga na equipe ya Rayon Sports Rubavu. Beken nawe ni umuntu uri kuryana muri iyi minsi. Ni ibintu byiza cyane koca Kamarade na staff ye bariho bakora kwintego, ukavuga uti wenda turi ikipe abantu badaha amahirwe cyane, ariko se byibuze mu rugo reka tugerageze mu rugo turebe ko twakwitwara neza imbere y'abafana bacu ntidutakaze. Kandi navuga ko uwo murongo urimo neza. Indabo za Kamarade mu cyukuri na staff ya Bugesera umuntu yazibaha pe. Ni ibintu bimaze kumenyerwa ko mu rugo nibo bambere nta muntu wavayo. Reka twabigarutseho ejo bundi tumuhinda byose tunayivayo iyo match turi butindeho rwose. Ariko Ruvuyanga Kamarade ishuri ni ryiza, nicyo kintu cya mbere ndi buvuge. Kamarade yakunze ibintu bya coaching, abijyamo pe, ariko atoza za Gicumbi abibamo ari bya bindi ubona amasomo atari menshi cyane. Abantu bakanavuga nyine bamushyiraho ibintu ngo urabona ngo Kamarade ngo akoresha ngo ibiki n'ibiki, biriya byose bavuga ku batoza nyine ngo akunda gukoresha nyine ibintu nk'ibyo by'abantu ngo nagagenda Kizimba. Ibintu ngo bya Kamarade bya Juju arisokera yigira Bujumbura. Ahora na wa mu instructor mumbwire ni wowe uza amazina yakse, wa undi wagiye hugura n'abanyarwanda benshi, wa mu instructor w'umurundi w'umuhanga cyane kafungura mwemera cyane, yitwa nde? Yatoje mu Rwanda se? Oya, no instructor ugiye uhugura abatoza. Zina ryo cyane Bande si Dominique ubwo? Dominique Niyonzima. Nuko aragenda yigira Bujumbura, azana lisansi. Kamarade akavuga ati njye twarahuye ari gutoza mu mikino y'abakozi, ari gutoza RBC, tarabona akazi. Namwe atiruga ati kipe nzafata, nzakina umupira abantu bazumirwa, nzakora ibintu bitabaho. Ni Kamarade abatoza twemera b'abanyabwenge ko ari bakirasa Kamarade azakora iki. Ariko maze kureba umuntu ushobora kugarika Mereka, Polisi, Kiyovu, Reyo, APR ntimutsinda, akaba yongeyeho na Etincelle nayo nyine nk'ibisanzwe we ni na ntoya akayigarikira mu rugo. Vraiment Kamarade abantu bagukureho ibyo bintu bakwitirira. Kamarade biragaragara yuko ishuri warigize, kandi unazamuye n'abakinnyi beza, abana bitwa bavarwa muri Mediane, abana bitwa ba Joel umwana w'umukongomani w'umumediateri. Wanyamuga ibintu abantu akababo ndiki umwana nizamuriye muri zone, umwana banguriye ntabwo umukara umediateri wanjye, umwana nikuriye muri Kongo, umuhaje witwa Jean Tamuzanye. Dinyo niwe wamubonye arambwa ati rwaje umukinnyi wanyu ndamugura, baba mutwaye muri Bugesera. Mediane ya Bugesera ntushobora gukora, akaruba umwataka, afite umwataka mwiza buriya Aba umukinnyi wa Anta, numwe mu bakinnyi bazi gukina muri Fira, kanya n'umusimura mwiza nawe mu myaka ukomeye Sadik Sule. Ikipe yabo ifite defense nziza mu by'ukuri. Nje navuga ikagira umwe mu bazamu babiri ba mbere muri champion y'u Rwanda. Nje kubwanjye Dauda
uyu wahoze muri Gasogi Dauda Barere nshobora kumugira umuzamu uri muri babiri niba atari uwa mbere n'uwa kabiri so hari ukuntu yubatse ikipe nziza kandi ikina neza vrema abanyabugesera kude chapeau kandi coach match ya Gora na Kigali 0-0 oya match 0-0 ntacyo kuvuga ariko nabiteguje kwizigira namwe ni kwizigira Gorira irahindutse kuva tuzanye tansere muri retour muzishyura retour tuzanye umwataka yarababo tuzamanuka naramuteguje abantu barabizi twateze muzakomeza muri retour tumwanganyije ubusa ku busa kandi mwakiriye muzabona igitego cyo hanze ndavuga Gorira twebwe nitwe twari twakiriye resultat 0-0 n'indi resultat nziza cyane muri football uzikiza cya 0-0 reka nzayikibanze zabiri 0-0 urakaza cyane tujye kuri Nyamukandagira rero Nyamukandagira nko kabyara mwe ko bayikandagiye muri iri joro byagenze gute turi ijambo nere bahika Gasogi yikandagiye pe hari ibintu bitatu APR igomba kubanza gukemura umwaka utaha ejo nibwo umuntu yitwa David De Gea avuga kuri uriya mwana wa Tottenham watsinzwe Axel ati ibihe ntago abantu babizi abantu ntago bazi gukina muri iyi position yitwa izamu ni ikintu giteye ubwoba bampurize muri ibi bihe bya Champions League byo mu match nk'aya ngaya yego ruvuya ni kuri gutoza biravuna pe ariko iyo ufite abakinnyi nk'abo APR ifite ukaba ukinnye match zingana n'izo ngiye kongera kugarukaho n'ejo bundi twari twazivuzeho utabona rezilita ni ukuri ikibazo kiba ari icyaha tuba twubaha muri France nk'umuntu tuba twubaha ko yatwaye za Champions League uriya mugabo afite Champions League ya Afurika tuba twubaha amakipe nka za Esperance yanyuzemo tuba twubaha rwose urwego rwe nta nubwo turi ku rwego rwose rwo kukritika ubushobozi bwe nk'umuntu kumutoza ariko iyo byanze tuba dukwiye nanone kwemera ko umuntu byamunaniye reka mbabwire match namwe mumbwire ko uyu muntu afite ikintu yakwisobanuza ngiye gufata match byibura uwo muntu urimo kuvuga ni Tareb umutoza wa APR nyemerera mbere sibyo kuri match yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri Axel 7 z'ukwa kabiri APR yanganyije na Bugesera imwe twavugaga 2-2 mu Bugesera niye ni Bugesera 10 z'ukwa kabiri itsindwa 2-0 na Al Hilal Omdurman match ya kabiri adatsinda sibyo 14 z'ukwa kabiri muri Stade Amahoro yishyuye Kiyovu ku minota 86 banganya 1-1 20 z'ukwa kabiri anganya na Polisi 1-1 Axel uzi ko yarakoze match enye adatsinda 27 z'ukwa kabiri yatsinze Gorira 2-1 igitego nabwo cyo ku isegonda rya nyuma match rangiye cya Tugwimere pira wavuye muri kona bakuraho n'abakinnyi ba Gorira Tugwimere ahita usumikira mu izamu ku isegonda rya nyuma wabonye ko kirazarekana amagaye ko hari harenzeho umunota bivuga ngo barasuffocatinze yari match nabwo bagiye gutakaza kuri Gorira yarayitsinda Marine imubanza ku itariki 7 z'ukwa gatatu Marine imubanza 2-0 agaruka yigombora harimo na penalty itavugwaho rumwe anayirwa gutsinda Marine iyo yari ibaye match ya gatandatu sibyo araje kuri match ya Peace Cup knockout match ya 7 atsinzwe na Gasogi bivuga ngo muri match 7 yatsinzemo match imwe nabwo bigoye ya Gorira anganyamo match enye atsindwamo match ebyiri tubaye tubara nko mu manota wenda no kwaje muri za Peace Cup ngo mu manota 21 yakagombye kuba afite amatatu nyine afite 3 oya yatsinzemo match imwe anganye akaba afite ari oya match ntwese ntubaze 7 match 7 zeru tubonye ko yatsinzemo match imwe anganye tubonye ko yatsinze ni byatsinze match ya Gorira ubwo yabafite 7 kuri 21 iyi match ya Gasogi tuyibaza nk'iya champion urakoze cyane yabafite 7 kuri 21 nta nubwo ari na kimwe cya kabiri ntabwo ari byiza kuvuga ngo umuntu yananiwe kuko buri match yose afite excuse yayo nayo nshaka gusenya
ariko noneho reka mbivuge Tarebu ndanamukunda ari no mu bana akiza mu Rwanda twakinnye tunganya rwose match ebyiri urabyibuka hari uwari tunganya hari Shyorongi muri Gorilla babonye ko twasuzanyije twaranajyanye rwose tuganira umwanya munini cyane aranambwira ati n'ubushaka niba batabo bya tactique arabati akana kagango gato yabinje muri coaching ungana gutya atuzaza ngo yibitabo turananganya turongera turasuhuzanya nabwo tunganye 2-2 ariko naramukunze ariko rwose Tarebu wa umwana mwiza rwose mbabarira twaranahuye nanga kuri Zigama CSS turanaganira rwose iminota ijya kuri 15 mbona n'umuntu mwiza pe ariko ari ibintu ubura ikintu wavugira umuntu nari narihanganye ndavuga ni senshaka kuzavuga ko Tarebu yananiwe ikipe kandi yarambereye umuntu kubera ubushuti mwari mufite ariko Tarebu ni nk'ukuntu byari byarananiye kuri Adil Tarebu reka nkubwire ukuntu bidashoboka Tarebu yagiye kwa Bugesera dore kuri iyo match abizi ko kiriya kibuga cyananiye Zareyo niba ufite ibimenyetso ko Zareyo zitatsindiyeyo kuki utize iyo match ngo uyitsinde iyo yarakunaniye kandi ufite amakuru cyangwa wayisuzuguye ntabwo usuzugura ikipe yatsinze Mereke gatsinda Reyo ese wayisuzugura arayinanirwa Tarebu Al Hilal yamurashe 2 yarananiwe gutsinda Zareyo nicyo kimenyetso rusange twakabaye dupimero ko APR umutoza itoza akomeye tekereza ko indi match yo mu Rwanda nyuma y'Iyareyo umutoza wo mu Rwanda wa APR yategura kurenza Al Hilal kuko niho dupimira nyine urwego rwawe rwo kuba nyine utandukanye n'abatoza b'Abanyarwanda si grand rendez-vous se umutoza mukuru agaragara kuri match nkuru si byose nango uricara utegure iyi kipe ya Mereke utegure Hilal utegure Reyo na Polisi ka match nini nese niba udatsinda Polisi tutsinde Kiyovu tutsinde Mereke tutsinde Al Hilal none suzatsindize kuri grand rendez-vous uriye bibiri ku ikipe ya Turunnye kuko iri gukina Champions League toveyo uwe na Kiyovu y'abana bo mu ntare abana nabwo kari abana bawe uyu mutoza wa APR bakiniye mu mahoro yajyaga avuga ngo ngo njya ngo nanga ngo za tapi synthetique ngo tubare utubuga duto ngo ariko ngo najya kuri stade Amahoro ngo nyina mu kibuga kisanzuye kinini ngo cy'ubwatsi bwiza ngo abakinnyi banje barajye kunango ngarikirayo ngo neho natsindiye Reyo bagusubije kuri ya champ de bataille ukunda bagwa stade Amahoro bagucanira amatara unanirwa gutsinda Kiyovu y'abana birahavuye Polisi banganyije muri championnat yaramutsinze ku gikombe cya Heroes Cup wowe ufite ikipe urabizi ko ni friendly forces nk'uko Ruvuyanga zita urabizi ko abafande bababaye kuko batsinzwe n'abapolisi wowe ugomba kubakorera revenge muri championnat kuko bagutwaye igikombe unaniwe kwitsinda muri championnat sibyo bivuga ngo indi match nini yo gukora revenge wenda ukosora iyo muri Heroes Cup unakosana n'iya Mereke itagenze neza niyo Kiyovu nayo irakunaniye tuvuye turabaza tuwendize zari zikomeye agiye kwicagurira Gorilla yegereye zone relegation isinde ku segonda rya nyuma unganyije na Marine ikipe y'abana banyu utsinzwe na Gasogi ya Kensi iragutsinda yabanje kwivuga imyaka turetse kubeshya mfashe izi match zirindwi urakerezo ngizo with the fact nta kindi narenzaho APR ntabwo itoje nta n'ikindi kintu nsobanura ubwo sinshizeho ijambo rifite uburemere na puwa nyinshi APR ni itoje ubwo niba idatoje bizashaka uko itoza umutoza ntabwo akomeye oya izi ni fact nta bwanzi burimo ibi ni ibintu biri palpable wasoma bigaragara uravuga umutoza ibintu bigakomera ushingira ku mibare yawe ubibamo buri munsi bikurikira ariko ikipe yitwa APR ikipe yitwa Polisi ya kocha Ben Musa ikipe yitwa Rayon Sport ya kocha Bruno Ferry urumva ayo ma ekipe na ma ekipe atatu twavuga yoboye ruhago magingo ya hano mu Rwanda ariko ikintu cyerekeranye na coaching ntacyo nzongera kubivugaho urumva kuko reka dutagereze impera za champion turebe ko bose turebe umusaruro tujya kuri Reyo afite excuse mbiteka ho ravuga ebyiri ngo abakinnyi ni bumva consigne zanjye ni nko kuvuga uri umugenerale ngo abakinnyi ngo abasirikare nabwiye ngo nibajye wenda kura sare ahantu banga kujyayo niba batakumva ni ikibazo cyawe ni ikibazo cya kamanda ni ikibazo cya kamanda reba kwizigira avuga ngo napanze Rugaju match ntiyayogeze ubwo nayipanze ikibazo afite ikibazo uyu mutoza afite ikibazo arakoze cyane tujye muri Rayon Sport ifite match komeye cyane ikipe ya Polisi mu kanya ku isaha y'isa 9 ni match muza kurikira kuri Radio Rwanda ariko reka tubanze my friend tuvuga icyongereza muri Action College twakire mwarimu Bertrand mwarimu tubaha ikaze mu rw'imikino bitegura ko turi bugaruke no muri Murera ariko bumve Action kuko ibintu izanye noneho byumvise ni kangamo navuze ni Action kwikabije badusuza na sentiyari mwasuhuze
Cynthia uraho neza Subiza niwe nari nkumva nanjye nari nkumbuye cyane ndabizi neza ko abantu